byose bari bemeye kubitanga. Barangije bafata ibiguzi byabo babikatamo kabiri. Igice kimwe mvuze gukatamo kabiri ariko ntibigaragara niba ari halfway cyangwa ariko babitwaye byuzuye. Niba umugabo Ananiya abijyanira intumwa Petero avuga ati kuki wabeshya Imana imuha ubwenge bwo kuba ushobora kubona ko babigabanyije, kuki bifite ntibyari ibyawe? Ahita apfa ako kanya. Umugore nawe aje arakomeza arariganya aranabeshya kuko yarabajijwe ati ibi koko bazanye nibyo mwaguze, nibyo mwagurishije? Undi ati yego. Nawe arapfa. So actually tubona ko icyo gihe imbaraga z'Imana n'Umwuka Wera zarakoraga cyane ku buryo intumwa zabashaga no kureba what was happening. Ibitangaza byarakorekaga n'imirimo ikomeye nk'uko bari banabisengeye, ariko hari harimo n'ikintu cyo gusangira. Ariko noneho bino byo binatwereka ko kuriganya Imana, kubeshya niba dukoreye ahiherereye hirya hariye, igihe umuntu ari wenyine, igihe ntawe kureba, nta kamera ihari, nta muntu, still Imana ibikundeba, Imana ikirimo kukureba, kandi dukwiye gukiranuka hose. Ntitubeshye, ntituriganye, ntitwibeshye, tugatuma gukiranuka imbere y'Imana. Ariko ibi byose noneho aho byarangiriye nuko muri uko gupfa kw'aba bantu Imana yabikoresheje hanyuma bigatuma abantu batangara bagatinya Imana. So biba byose ntibatinye Petero wabashije kubibona ugatabizi, ntibatinye intumwa, ntibatinya Imana. Whatever that happens, itangaza byose Imana ikora, ibyo kugira ngo abantu bayitinye, not gutinya a human being Imana yakoresheje, abatinye Imana. So reka dukomeze rero 11 twihuse. Hari imirongo myinshi ko turaza kureba muri byakozwe n'intumwa, byakozwe n'ibice bitanu umurongo wa kabiri. Gutinya rero, batinya Imana kubera ko hariho abapfuye bazize kubeshya. Ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. So these people kept fellowshipping together, bakomezaga guhurira hamwe, ariko muri uko guhura kwabo ibimenyetso n'ibitangaza ntibyigeze. Chapter 4 maze gufungurwa babwira bagenzi babo ko babategetse guceceka. Basaba Imana ngo ikomeze kubaho ibimenyetso n'ibitangaza bikomeza gukoreka. God is answering their prayer. Ahangaha natwe rwose ikintu cyose tuzasaba Imana kiri mu bushake bwayo kandi kirimo icyubahiro, izagikora. Ijambo rivuga anything we ask according to his will, Imana izagisubiza. So muri bitangaza rero byakorekaga, umurongo wa 13 turavuga ngo ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya. Ngo nyamara abizeye Umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore. Hano twabonye ko muri kwa gutinya twabonye kuri 11 batumaga bamwe batinya cyane, bagatinya Imana, bagatinya intumwa ku buryo banyaga kuza kwifatanya nazo. Kugira ngo ejo twabivuzeho, uku gutinya kwabo kwazanaga consequences ebyiri. One ni uko batinyaga kuza kuba affiliated, kwiyunga kuri zino ntumwa ngo bagendane nazo, kuko babonaga nyine wowe urabona abantu barimo baragerayo bagapfa kubera uburiganya n'iki, baravuga njye ninjyayo, maybe they were not ready guhinduka. Ariko in that harimo noneho n'abatinyaga, bigatuma batinya Imana bagakizwa, kuko tubonye ko ngo umubare wabo wakomezaga kwiyongera, bakomezaga kwiyongera in numbers. Ibitangaza rero byakorwaga byose n'ibimenyetso Imana yakoreshaga intumwa, nta kindi ntibyaganaga kuri the praise of these apostles,
ahubwo byaganishaga ku gutuma abantu bakizwa. N'uyu munsi niko bikiri. Ikintu cyose Imana ikoze ibitangaza, ikizagaragaza ko ibitangaza birimo gukoreka, tujya tubona abantu banadvertisinga ko bakora ibitangaza n'abandi koko bakabasengera ngo bakize. Nibiba bitaganisha ko abantu bizera bagakizwa, ntabwo bizaba bivuye ku Mana. Kimwe mu bizagaragaza ko igitangaza cyakoretse kivuye mu ijuru, kivuye ku Mana, nuko abazakimenya bizababera umuyoboro mwiza wo gutuma bakizwa. Umurongo wa 15 ngo uko kwiyongeranya ari benshi bakizwa ngo byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura niyo atabakoraho igicucu cye kigere kuri bamwe. Umurongo wa 16 ngo hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. So anything that happened, ari uko kubakira hariya ngo igicucu cya Petero kibakoreho, ari ukuza bafite abadayimoni ngo basengere bagende, the end result nuko bakizwaga. They believed, they were saved, bakizwaga. Ariko noneho hano tubonye n'akandi kantu kuri verse 16 ko noneho bitangiye gusohoka Yerusalemu, hatangiye kuza n'abandi bantu bavuye mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu. Remember chapter 1 verse 8 bavuga ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, ngo namwe icyo gihe muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. So kigiye bari Yerusalemu, hatangiye kuza abantu baza kubasanga. Iki dushobora kukibona nk'ikintu cyiza, ariko it is not what Christ had said, kuko Kristo ntiyavuze ngo bazaza babasange Yerusalemu bavuye mu yindi midugudu, mu yindi mirimo, ahubwo yaravuze ngo mwebwe muzagenda mujye kumpamya i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya no kugera ku mpera y'isi. It was these people, n'aba bizera, n'izi ntumwa zagombaga kugenda kujya kuvuga ubutumwa ngo bakizwe. And then bigumiye Yerusalemu, ntituzi ngo hashize iminsi ingahe umwuka wera amanukiye kugeza ahangaha, ariko nta nubwo ari igihe kinini cyane, wenda twabibarira mu mezi no. Ariko abantu kumva ko hariyo ubutumwa bwiza, abantu barimo kuza babusanga. I'm telling you, ahari ubutumwa bwiza abantu baza babusanga, kuko nyine baba bakeneye inkuru nziza. Abababaye, abaremerewe, buri gihe bazaza birukanka bashaka ubutumwa bwiza, nubwo hariho abashobora kugenda muri no minsi ya nyuma birukankira ibindi bitari ubutumwa bwiza, but ubutumwa bwiza ubwabwo ubwirukankiye, ikigaragaza ko icyo yirukankiye ari ubutumwa bwiza nuko akizwa, nuko yizera. So hano harimo inenge imwe to these guys, ntibagiye, ariko kutagenda kwabo ari b'Imana yaronse, ab'Imana yatoranyije, ab'Imana ya destininze gukizwa. They came to seek this salvation. Bazaga wenda bafite abarwayi aribo bazanye gukira, bafite abadimoni, ariko bikabaviramo no gukizwa. Yes. So dukomeze verse 17. Ngo ibyo nibyo byatumye uko kuza abantu benshi bazi Yerusalemu, bakaza bazanye abarwayi. Urumva akavuyo gahari mu mujyi, abantu bose barimo kuza barikoreye, bafite abarwayi bakanabarambika ku nzira. Tekereza ariya ku nzira muri za ndabyo z'i Kigali hose hari ingobyi ziriho abarwayi, ngo nibura Petero nahanyura igicucu gikoreho, n'akavuyo. Ngo noneho ibyo byose verse 17 ngo ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa icy'abasadukayo, buzura ishyari. Birumvikana impamvu y'ishyari nuko nta bari bakibasanga, bari barimo bisangira intumwa. Ngo bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose, ubu bwa kabiri babafunze. Ngo maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora. Babafungiranyemo, marayika araza arabakingurira, arabasohora, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Wow, this was a period yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ibi ntabwo ari inzozi barotaga, it was physical. Ngo babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha, nta kindi bakoraga.
ngo bakiriyo umutambyi mukuru ajyana n'abari bafatanije nawe bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abisiraheli, maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa. Ariko bagiye ntibazisanga mu nzu y'imbohe. Marayika yazisohoye nyine. Nuko baragaruka barababwira bati, inzu y'imbohe dusanze ikinze neza n'abarinzi bahagaze inyuma y'inzugi, maze dukinguye ntitwagira umuntu dusangamo. What? Umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvisha ayo magambo, bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo, bibaza uko bizamera. Urumva, ubundi nyine iyo imbaraga z'Imana zihari zirimo zikora, ibintu biba biratangaza ku buryo abantu ntibabona fenomene birimo biberamo. Ariko ibi nyine ni ukureka Imana akaba ari ibikora. Haza umuntu arababwira ati, rero ngo dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe, cyangwa mwashyize ko byari nk'ejo mu nzu y'imbohe, bahagaze mu rusengero barigisha abantu. Icyo babafungiye nicyo barimo bakora, Mana yanjye. Ngo maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza. Ku kibabazanye ku neza batabakubita ko bari batorotse, ngo kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye, kuko abantu barabakundaga. Ngo bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? Banze no kurivuga bararitsinda. Wibuke ko bari bababwiye, please go and stop preaching, go and shut up, don't continue preaching. Ariko baravuga bati, tuzura Imana tuzakomeza tubwirize. So arababwiye bati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina, none dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha. Izi ntindigasane z'inyigisho zanyu murimo murazuzuza hano, ngo murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu, uwo ni Yesu. Kandi koko niho bari baramwishe. Noneho ngo Petero, verse 29, Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. This is a very nice statement. Aracyakomeza kuvuga, ariko kano kantu ni akantu gakomeye. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Kenshi tujya twumvira abantu tugasuzugura Imana, kenshi tujya dutinya ingaruka zo kutumvira abantu, bigatuma tutumvira Imana tugahitamo kumvira abantu. Nyamara ingaruka zo kumvira abantu ziri immediate and zizarangira, ariko inyungu zo kumvira Imana ziri everlasting, n'ubugingo buhoraho. So for these guys, bo bahisemo kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Ni kangahe se dukoze amanyanga mu kazi simply kubera gutinya ba boss, dufoginze tugashyiraho imibare ipfuye kubera gutinya kwirukanwa ku kazi and not reaching the targets. Abenshi dukorera ku targets, tugahitamo gufabricatinga no guteknikanira ngo niyo terimo ikoreshwa kugira ngo bigaragare ko dukora neza. Nyamara ubwo dusuzuguye Imana twumviye abantu. So Petero akomeza aravuga ati, Imana ya sogokuruza yazuye Yesu, wa wundi bangaga kumva, aramubwiye ngo uwo mwishe mumubambye ku giti, Imana yaramuzamuye. Atangiye kuvuga ibintu by'umuzuko, kandi abasadukayo bari hano ntibawemera ntibawukunda. Ngo Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'Umwuka Wera uw'Imana yahaye abayumvira. Barimo baravuga ati, ibintu tuvuga si ibyo twabwiwe, si ibyo twasomye, ni ibyo twiboneye n'amaso yacu tubihagazeho rwose. Kandi wibuke ko bari mu rukiko. Umva rero, iyi ni gospel, iyi ni gospel Petero yavuze hano. Yari gushoboka avuga ati, mutubabarire ntituzongera. Ngira ngo niko uyu munsi twe twavuga, ndetse nta nubwo twirirwa tugiriye ngo mutubabarire ntituzongera, ahubwo duhitamo guceceka tukihakana Yesu, tugakora ibyo amarangamutima yacu ashaka no gutinya abantu. Nyamara bo bahisemo kuvuga ubutumwa bwiza, bavuga Yesu wabambwe kugira ngo aducungure. Umva ingaruka rero zo kuvuga Yesu wuzuye Umwuka Wera. Verse 33, ngo babyumvise bazabiranywa n'uburakari, mbere yuko nyine ntibabikundaga, bashaka kubica. Ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli, wari umwigisha amategeko, wubahwaga n'abantu bose,
arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato bari bazishyize hirya gato ngo maze abwira ba banyarukiko ati yemwe bagabo b'Abisiraheli nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye nuko abantu nka 400 baramukurikira bukeye yaricwa bamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda agomesha abantu benshi baramukurikira nawe acirwa n'abamwumviraga bose baratatana nawe aricwa hanyuma n'abamwumviraga bose baratatana ngo kandi none ndababwira muzibukire aba bantu mubare kuri nko kubica kuko bari bagizwe uburakari bashaka kubica ngo kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa. I'm telling you ibiva ku bantu biratsindwa. Verse 39 ngo ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubitsinda mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Bano bantu bibwiraga ko ibi barimo bakora baharika bano bantu bibwiraga ko barimo gukorera Imana bibwiraga ko barimo kubacecekesha kuko bari bakigendera ku mategeko badashaka kumva imbaraga z'Umwuka Wera badashaka kumva iby'umuzuko. Naho Gamaliel rero arababwiye ati amare twafata niba ari abantu bizarangira bizacika intege bizatsinda ariko niba ari iby'Imana you can't stop it. Seriously, no one can stop the preaching of the gospel. Nta muntu n'umwe ubaho ushobora guhagarika kubwirizwa kw'ijambo ry'Imana. Ariko uhitamo gukurikira iby'abantu, uhitamo gutinya abantu, uhitamo inyungu zirangira aratsindwa nyine kuko zo zizarangira. Wa mugani ngo nta myaka 100 niyo yagera izarangira. Ariko uhitamo kumvira Imana asarura ubugingo buhoraho ntajya atsindwa. None ngo abo bantu b'abanyarukiko baramwumvira nuko bahamagara intumwa barazikubita ntago bazigatse zigenderaho bazibuza kuvuga mu izina rya Yesu maze barazirekura ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe ibaza bakubiswe ariko ngo bahava banejejwe nuko bemerewe gukorwa n'isoni babahora iryo zina irihe zina izina rya Yesu. Ese ni kangahe dushobora kwemera kurenganywa kubera izina rya Yesu? Ni kangahe nakwemera kwanga gukora amakosa amafuti mu kazi simply kubera kwanga guhemukira Yesu niyo byavamo kunyirukana ku kazi ariko nkemera simpemukira Yesu? Ni kangahe nemera kurenganywa totezwa gutukwa gukubitwa ariko nkemera ngahagarara kuri Kristo? Hari ingero nyinshi umuntu yatanga ariko mu by'ukuri ni isomo rikomeye kuri twebwe. Abangaba bahisemo kwemera kurenganywa barakubitwa ariko ngo bibabera umunezero ko ngo basohotse imbere y'abanyarukiko ngo banejejwe nuko bemerewe gukorwa n'isoni babahora izina rya Kristo. Ngo nuko ntizasibaga bo nabigine n'intumwa ntizasibaga kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Ntibabikoraga mu rusengero gusa babikoraga n'iwabo. Uyu munsi insengero zimwe zirafunze izindi zarafunguwe aho niho twumva ko ubutumwa bwiza buvugirwa ariko it's a challenge to those who have homes. Ndabona hano ari babiri gusa. Please no mu rugo iwanyu mukwiye kuvuga ubutumwa at your home. Abo mubana mu rugo tell them Christ. Fata umunsi mufate igihe gihoraho muganire kuri Kristo muganire ku butumwa bwiza. Yewe natwe turimo tuganayo rwose ni challenge kuri twebwe ko ubutumwa bwiza yes in churches mu nsengero ariko no mu rugo iwacu. Actually Imana institutions yashyize institution y'urugo kugira ngo abe ari ahantu heza ho kuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego kuba ariyo bose kuba hari bose ni mu rugo n'urusengero rwa ba nyirarwo nyine barurimo. So ni challenge kuri twebwe yes preaching tuvuga ubutumwa bwiza aho turi mu kazi aho tugenda mu ngeso zacu tubigaragaze no mu magambo yacu tubivuge ariko noneho haje nino challenge y'iwacu mu rugo. What do we do kidukorera iwacu? Niba abantu baravugaga ubutumwa bwiza mu rusengero n'iwabo
ese twebwe aho ntituzategereza kujya mu rusengero gusa iwacu tukayibagirwa? Ni challenge kuri twebwe. Reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, intege nke zacu ntizitwemerera kubaha no kumvira ijambo ryawe ngo turishyire mu bikorwa uko bikwiye, tuvuge ubutumwa aho turi hose, ndetse n'ingeso zacu zigaragaze koko turi abana bawe. Ndagusabye uyu mugoroba ngo udushoboze gukiranuka, dukiranuke mu kazi, dukiranuke mu magambo, dukiranuke mu bitekerezo, dukiranuke muri planning, ariko no mu rugo iwacu aho tuba, abafite ingo, mwami aho turi hose dukiranuke koko. Hanyuma ubutumwa bwiza bwawe dushira amanga tubuvuge. Ndasengera abafite ingo kugira ngo bahe strategy nzima nyazo koko ziri effective zo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo iwabo mu rugo, kandi mwami ntibizabe to vain, ahubwo bizabyare umusaruro ukomeye uhamye. Ndasengera ingo zose zo mu gihugu cyacu, abakristo bose bo mu Rwanda bafite ingo, kugira ngo mwami understanding bumve ko mu rugo ariho hambere ho kuvugira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bibahereze two gutegereza gusa ku cyumweru mu rusengero, ahubwo mu rugo iwacu tubahindura ahantu ho kuvugira ubutumwa bwiza. Urakoze, tuguha icyubahiro mu izina rya Yesu dusenze, amen, 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 amen.